ndayenze ma ushaka inzu y'ibihumbi ijana muri Kigali we niwe wakurisha ufite nka miliyoni yikuranye nta hantu wabona inzu y'ibihumbi ijana nta hantu wabona inzu y'ibihumbi ijana muri Kigali ibihumbi ijana bikorewe umwaka ngomba kubona inzu muri Kigali nzanira nso muri Kigali baho hafi ngomba kubona inzu muri Kigali ibihumbi ijana kayikura uretse gato shaka yo kugura cyangwa gukodesha no nkangira bitanu zanye n'izi ebyiri mu bitanu none se hari n'amazi amazi n'umuriro ubundi sibye kaze manze mu bintu by'isa byawe n'ibintu byawe ariko ko kurunga iki Kigali usibye imbeba ziryana baziryana sikese n'ibyo namo batese atobotse nta kindi none se imbeba ziryana sibye kubye n'ibintu nzima ubundi utajya uteka inyama zajya zikurya nyine tugenda turiho ku business winjiramo mbona se ndetse njyaho ko aho wege no banza injira mu nzu yawe ikigori gishaka inzu uri kuyikodesha kugira ubwoba inzu niyo injira shabutira ubwoba injira wowe winjira inzu ngiyi ariko winjiremo nutindamo urasohoka yakuriye uragutera umwanya urasohoka nkamenya yavutse yashizemo wahindutse ingagi se ibintu nk'ibyo ngibyo winjira amahanga bitanu sofa gumbisha miliyoni wari gucaye kuyibona wakinjiza reka twinjirane ibyo byose wabibonye bizenguruke byose bizenguruke byose bizenguruke bizenguruke byose nuko wakushirwa wakiye orama menshi yako bagatanga kumwe na bitanu ndio maana ndebe ko